فهذه دعوتنا إن جوفق بتمر جات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، دكمجي umuhadara wacu wa hadhihi da'watuna uvuga idini ry'uvuga butumwa ryacu, kubera ko idini rya Islam n'inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ni albayan, ni ukugaragaza ukuri bidalilihi, ni ukugaragaza ukuri bishingiye kuri gihamya cyako, no kugaragaza inzira y'ukuri ukayitandukanya n'inzira ya batil, n'inzira y'ibinyoma, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bivuze muri Quran, wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Ukuniko dusobanura ibimenyetso, walitastabina sabilul mujrimin, kugira ngo inzira y'inkozi z'ibibi isobanuke inagaragare. Vuga rero umuvuga butumwa ry'abiza batubanjije nuko haba hagomba kugaragazwa ibimenyetso bya Qur'ani, aya za Qur'ani zigatangirwa ubusobanuro kugira ngo inzira y'inkozi z'ibibi n'inzira y'abayobye isobanuke, ijye ahagaragara, kugira ngo abantu babashe kumenya inzira y'ukuri bayikurikire, babashe no kumenya inzira y'ikinyoma kugira ngo bayirinde. Atari ukugira ngo abantu bace b'amacakubiri, ahubwo no kugira ngo buri wese amenye inzira y'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse gukurikira. Barakallahu fikum. No muri iyo bayani, muri kugaragaza ivuga butumwa ryacu, nkuko hari ikibazo yigeze kubazwa kijyanye no kumenya al-mutahazziba, kumenya udutsiko tw'abahizbiyun, kw'abantu batanye, dore yuko abantu benshi bajya bitiranya abantu batanye bakabitiranya n'abantu ba sunna, n'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, bitewe nuko kudutsiko natwo dusigaye dukoresha amayeri yo kwisanisha n'abantu ba sunna bil hadi zahir, bashingiye mu buryo bugaragara. Rero ugasanga ubwo butsiko bw'abahizbi bukunze kwambara imyambaro nk'iy'abantu ba sunna, ku buryo urebeye hanze gusa, umurebeye hanze ushobora kumwibeshyaho bitewe nuko yakoze iki, bitewe nuko yigaragaje. Rero akaba ari ibintu by'ingenzi cyane kuba abantu babasha kumenya yuko igipimo ntabwo kireberwa, igipimo cy'umuntu uri kuri sunna ntabwo kireberwa gusa mu ruhande rumwe maze ngo izindi mpande uzirengagiza, ahubwo igipimo cy'umuntu wa sunna ntabwo kireberwa ku myambaro gusa cyangwa se ku buryo yigaragaje byonyine gusa, ntabwo biba bihagije. Hamwe no kuba kugaragara nk'umuntu wa sunna cyangwa se kugaragaza ibimenyetso bya sunna ni ikintu kiri matlubun, ni ikintu gikenewe, hari n'ibiba ari itegeko muri uko kwigaragaza nk'umuntu wa sunna, ariko byo ubwabyo ntabwo bihagije. Ahubwo igipimo cy'umuntu uri kuri sunna kireberwa kuri al-usul, kireberwa ku misingi al-usul salafiyya, kireberwa ku misingi y'abeza batubanjirije bashingiyeho cyangwa se bagendeyeho bayikomoye muri Qur'an no mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Rero umuntu ugifite igipimo cyo kureba gusa ngo umuntu afite ubwanwa agahita avuga ngo ni umuntu wa sunna, cyangwa se ngo yambaye imyenda itarenze utubumba nkore, yambaye nisfu sak, yambaye ikanzu igeze hagati y'imirundi, agahita avuga ko ari umuntu wa sunna. Umuntu ugifite igipimo nk'icyo ngicyo, hadha dalilun ala kusuri ilme, iki ni ikimenyetso kigaragaza ubumenyi bwe buke, abafite ubumenyi buke. Umuntu upimira umuntu wa sunna gusa ku myambaro, cyangwa se akamupimira gusa ku kuba yakurikiye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam agategeka ubwanwa, cyangwa se akamupimira ku kuba yakoze bimwe mu biranga abantu ba sunna, uwo muntu ufite igipimo nk'icyo ngicyo aba yibeshye cyane, kubera ko aba yafashe bimwe mu biranga abantu ba sunna akaba ari byo ashingiraho gusa. Kandi tubizi neza yuko nk'uko al-Imam al-Barbahari rahimahullah bivuze mu gitabo cye cya Sharh sunna, yuko ntabwo umuntu ashobora kuba umuntu wa sunna, ntabwo umuyisilamu ashobora kuba umuntu wa sunna hatta tajtami alayhi khisalu sunnati kulluha, banibeshye, ntabwo ashobora kwitwa ko ari umuntu wa sunna keretse igihe imisingi yose ya sunna, ibisabwa byose byo kugira ngo bigire umuntu wa sunna byose agomba kuba byujuje. Ni ukuvuga nta na kimwe kivuyemo. Aramutse akurikira ibintu byose bigira umuntu wa sunna akarenga kuri kimwe gusa, cyangwa se kimwe akakica ku bushake, akakica bizi, iyo yishe umusingi umwe gusa cyangwa se ihame rimwe mu mahame y'abantu ba sunna, akagaragarizwa inzira, akagezwaho ubumenyi, agasobanurirwa
iyo yishe ihame rimwe ryonyine gusa mu mahame ya sunna la yakunu min ahliha, icyo gihe ntago aba kiri mu bantu ba sunna, keretse abanje kurishyira mu bikorwa, keretse abanje gutunganya icyo yangije. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane tugomba gusobanukirwa, kuko benshi uzasanga bitiranya yuko umuntu wa sunna ni umuntu wigaragaje nk'abantu ba sunna gusa mu buryo bugaragara, ugasanga ibindi byose bigomba kumuranga ntabyo afite, cyangwa se byinshi muri byo yarabyishe cyangwa se yabirenzeho. Icyo gihe umuntu aba yibeshye cyane. Barakallahu fikum. Rero n'izindi magambo turasoma risala y'umushekhe wacu witwa Arif bin Mazid As-Suhaimi, ni al-ustadh ad-doktor, ni professor mu idini, yitwa Arif mwene Mazid As-Suhaimi, Allah amurinde. N'iki gitabo ubundi bwa mbere ntabwo yacyanditse ari igitabo, ahubwo ryari isomo yateguye, ryari isomo wari umuhadara yateguye, arawigisha, awigishiriza muri universite y'i Madina al-Jami'atul Islamiyya mu musigiti uzwi ku izina rya Al-Jadid, Masjidul Jadid. Uwo musigiti ukaba witwa Jami'u Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, ni umwe mu misigiti iri muri universite nkuru y'i Madina yitwa Al-Jami'atul Islamiyya. Abahiga cyangwa se abahize n'abagiye gukora umra bakagera muri universite, uwo musigiti bashobora kuba bawuzi cyangwa se barawuzi. Uyu muhadara yawutanze tariki 13 z'ukwa munani mu mwaka w'1426 wa hijra, w'imuka ry'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ni ukuvuga yawutanze mu mwaka ushize mbere ya Ramadan. Uyu muhadara yawise al-usul allati khalafat fiha jama'atul ikhwani al-muslimin was-sururiyyati ahla as-sunnati wal jama'a. Gitabo yatsise ngo imisingi itsinda rya ikhwanul muslimun, Muslim Brotherhood, n'abasururiya, imisingi aba ikhwani n'abasururiya banyuranyije n'abantu ba sunna, banyuranyije n'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Imisingi itsinda rya jama'atul ikhwani al-muslimin, aribo bazwi mu cyongereza ku izina rya Muslim Brotherhood, n'abasururiya, imisingi abasururi n'aba ikhwani banyuranyije n'abantu ba sunna. Ni ukuvuga abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bafite imisingi bagenderaho, kandi iyo misingi akaba ari imisingi ya sunna. Rero iyo misingi y'abantu ba sunna bagenderaho, Sheikh yavuze imwe muri yo aba bantu bakoze iki, batandukiriye cyangwa se banyuranyije n'abantu ba sunna bakayirengaho. Sheikh yavuze imwe muri yo, nkuko tubizi twarebeye hamwe ubushize imisingi ya usulud da'wati salafiyya, imisingi 10 yanditswe na Sheikh Abdussalam bin Barjas Al Abdul Karim, yanditse imisingi 10 mu misingi iranga ivuga butumwa ry'abeza batubanjirije. Rero n'abantu aba ikhwan n'abasururiya hari imisingi batandukiriye, iyo misingi ikaba ituma batinjira mu itsinda rya ahlus sunnati wal jamaa, hamwe no kuba abantu benshi babibeshyaho babona ko ari abantu ba sunna bakabakekera neza, ariko laisu min ahliha, ariko bo ntago aba ari abantu ba sunna, ntago bari mu bantu ba sunna, ahubwo ni al-mubtadi'a, ahubwo n'abanyabihimbano ad-dullal, batanye bayobye. Rero iyi misingi ni ingenzi cyane. Imisingi umaze kumenya imisingi ya sunna bituma ubasha kumenya, n'igihe umuntu yatandukiriye bituma ubasha kumenya abantu ba sunna baribo n'abataribo. Ariko yari bya bindi gusa byo kugendera mu kirere byacu cyangwa se byo gufatira ibintu hejuru, kumva yuko sunna ari uburyo bugaragara gusa, ntabwo ushobora gutandukanya umuntu wa sunna n'utariwe. Sheikh hafizahullahu ta'ala yatangiye umuhadara we avuga ati bismillahir rahmanir rahim, ntangiye ku izina rya Allah ar-Rahman nyirimpuhwe, ar-Rahim nyiribambe. Yatangiye umuhadara avuga ati bismillahir rahmanir rahim, ntangiye ku izina rya Allah nyirimpuhwe, ar-Rahim nyiribambe. Arangije aravuga ati alhamdulillahi mu'izzi sunnati binasrihi, ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah we mu'izzi sunna, wubahisha sunna, we wubahishije sunna, binasrihi, kubw'inkunga ye. Mu'izzi sunna, we wubahishije sunna akayihesha imbaraga, akayihesha icyubahiro, binasrihi, kubw'inkunga ye. Wa mudhillil bid'ati biqahrihi, agasuzuguza ibihimbano, biqahrihi, kubwo kunesha kwe. Wa mudhillil bid'ati, agasuzuguza ibihimbano, biqahrihi, kubwo kunesha kwe. Wa musarrifil umuri bi amrihi, we ugenga ibintu byose, ugenga ibintu byose, bi amrihi, kubw'itegeko rye. Wa musarrifil umuri, we ugenga ibintu byose, bi amrihi, kubw'itegeko rye. Alladhi azhara dinahu ala ad-din kullihi, we
warutishije idini rye, we wafashe idini rye akarirutisha amadini yose, we wafashe idini rye akarishyira hejuru y'amadini yose. Walau kariha a'da'u at-tauhid was-sunna, kawe nubwo bizababaza abanzi ba tauhidi na sunna. Walau kariha a'da'u at-tauhid was-sunna, kawe nubwo byarakaje bikababaza abanzi bo guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe, abanzi banga guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe mu bikorwa ngaragiramana wa sunna, ndetse bakaba n'abanzi b'inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu, ndataka umurezi wanjye wa ashkuruhu nkanamushimira, wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu, niwe nicuzaho, wa astaghfiruhu kandi niwe saba kumhanagurira ibyaha. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, ndanahamya yuko nta wundi ukwiye kugaragirwa mukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu wenyine, la sharika lahu, ntawe babangikanyije nawe. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nkanahamya yuko Muhammad ari umugaragu we akaba n'intumwa ye. Sallallahu alayhi, Allah atake umugaragu we mu bamalayika be, wa ala alihi, anatake abayoboke be, wa sahbihi, n'abasangira ngendo be, wa sallama tasliman kathiran, anabahundagazeho amahoro menshi. Amma ba'd, nyuma y'ibyo, Sheikh hafizahullah ahangaha yasabiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ayisabira kwa Allah ngo Allah ayitake mu bamalayika bayo. Wa ala alihi, akurikizaho ijambo wa ala alihi. N'ijambo al-al iyo rivuzwe haba hagamijwe atba'ur rajul, haba hagamijwe abayoboke b'umuntu, ntabwo haba hagamijwe umuryango we gusa, ahubwo haba hagamijwe abayoboke b'umuntu. Alur rajul, haba hagamijwe abayoboke b'umuntu. Allah anatake abayoboke be, mbega abayoboke b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Niyo turi gusari turavuga tuti turi gusaba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, muri tashahudi ya nyuma turavuga tuti, cyangwa se muri as-salatu al-ibrahimiyya turavuga tuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yewe Allah taka intumwa yawe Muhammad, taka Muhammad bamalayika bawe, wa ala ali Muhammad, n'abayoboke ba Muhammad. Al bisobanuye abayoboke nk'uko byagaragajwe n'abamenyi harimo al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala n'abandi bamenyi. Ndetse Allah avuze muri Qur'an ati, wa yawma taqumu as-sa'ati, no ku munsi w'imperuka abamarayika bazabwirwa bati, adkhilu ala fir'auna, nimushyire abayoboke ba Fir'auni ashadda al-'adhab, mu bihano bikomeye. Sheikh arangije avuga ati, fa altaqi bikum ma'ashira al-ikhwati al-kirami lil hadithi an mawdu'in muhimmin jiddan, ngo mpuye namwe yemwe tsinda ry'abavandimwe b'abanyacyubahiro, mpuye namwe lil hadith, kugira ngo tugire ikiganiro an mawdu'in muhimmin, ku nsanganyamatsiko y'ingenzi, jiddan, cyane. Unwanuhu, insanganyamatsiko y'uyu muhadara, iki kiganiro yitwa al-usulu allati khalafat fiha sururiyatu wa jama'atu al-ikhwani al-muslimin ahla as-sunnati wal jama'a, imisingi abasururiya n'itsinda rya al-ikhwanu al-muslimin batandukiriye banyuranyije n'abantu ba sunna, abantu bagendera ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Iyi niyo nsanganyamatsiko uyu muhadara Sheikh yatanze. Sheikh arangije agaragaza impamvu, aravuga ati, wal maqsud min hadha al-liqa, ngo nikigamijwe muri uyu muhuro, ikigamijwe an-nasihatu lil muslimin, no gushakira ibyiza abayisilamu, wa tanbihuhum ila khatari hatayn al-firqatayn, ndetse no gukangura abayisilamu kugira ngo tubamenyeshe ububi bw'utu dutsiko tubiri, wa bayanu shay'in min mukhalafatihima limanhaji ahli sunnati wal jamaa, no kugira ibyo tugaragaza mu gutandukira k'utu dutsiko tubiri mu byo twatandukiriyeho inzira y'abantu ba sunna, abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Aya magambo tuyaciye akarongo tuyazirikane. Icyo agamije Sheikh, icyo yaragamije muri uyu muhuro, muri uyu muhadara yatanze, ni an-nasihatu lil muslimin, kwa bisobanuye talabul khairi lil muslimin. Duce akarongo kuri aya magambo. Sheikh yagaragaje yuko icyo yaragamije muri uyu muhadara we ni an-nasihatu lil muslimin, bisobanuye talabul khairi lil muslimin, no gushaka no kwifuriza abayisilamu ibyiza, kutababeshya, ahubwo kuba umunyakuri ku bayisilamu, wa tanbihuhum, no kubakangurira kuba bamenya ububi bw'utu dutsiko tubiri twatanye, no kugaragaza bimwe mu byo utwo dutsiko tubiri twakoze iki, twatanyeho,
tugatandukira n'inzira y'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Arangira avuga ati wal muslimu alayhi an ya'rifa ma yaduru hawlahu min fitanin, n'umuislamu agomba kumenya ibintu bimukikije min fitanin, mu bigeragezo bitandukanye, mu bizazane bitandukanye. Kubera iki? Impamvu ducumira kuri ako kantu, kuri iyo mpamvu hatta la yaqa'a fiha, ntago ari kugira ngo bimenye abigemo abyijandikemo bimuyobya, ahubwo no kugira ngo atazabigwamo, atazagwa muri ibyo bigeragezo, muri ibyo bibazo bisababi jahlihi, kubera kutamenya kwe, kubera ubujiji bwe. Niyo intego yo kumenya ibintu bigukikije bibi n'inzira mbi z'abantu ba bid'a n'abahizbi n'uburiganya bwabo n'amayeri yabo bakoresha, no kumenya udusiko twayobye, ukaba ufite ubumenyi buhagije mu kumenya al-firaq wal ahzab, udutsiko tw'abantu bayobye, no kugira ngo ubashe kumenya ibibera iruhande rwawe n'ibigukikije utazabigwamo kubera kutabimenya. Wa rabbuna jalla wa ala bayyana wa waddaha tariqa al-huda min ad-dalal, ngo umurezi wacu Allah subhanahu wa ta'ala utagatifutse yagaragaje, asobanura inzira y'umuyoboro min ad-dalal, ayitandukanya n'inzira y'ubuyobe. Allah tugaragarije inzira yo kuyoboka, inzira y'umuyoboro utunganye, min ad-dalal, ayitandukanya n'ubuyobe. Liyahtadiya bidhalika almuhtadun, kugira ngo abayoboka bazayobokere kuri iyo nzira. Wa yatabayyana alhaqqu alladhi yanbaghi sulukuhu, no kugira ngo ukuri kugomba gukurikirwa kugaragare, kujye ku mugaragaro. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati wa kadhalika nufassilu alayat, ni nkuko dusobanura ibimenyetso. Walitastabina sabilul mujrimin, kugira ngo inzira y'inkozi z'ibibi igaragare. Ay sabiluhum almusilatu ila sakhati llahi wa adhabihi, inzira y'inkozi z'ibibi icyo isobanuye ay sabiluhumul musilatu ila sakhati llahi, no kugira ngo tumenye inzira yabo iganisha abantu kuba barakarirwa na Allah, wa adhabi, ikanaganisha abantu bihano, kugira ngo inzira yabo isobanuke abantu bayirinde. Fa inna sabila almujrimin idha istabanat wattadahat, kubera ko inzira y'inkozi z'ibibi iyo igiye ku mugaragaro ikagaragara, iyo igaragaye ikagaragarira abantu bakayibona, bakamenya ko ari inzira y'ubuyobe, bakamenya ko ari inzira y'inkozi z'ibibi, amkana jtinabuhu, icyo gihe bishoboka kuyirinda kuri babandi yagaragariye, no kuyigendera kure bishoboka kuyirinda, wal bu'du minha, no kuyigendera kure. Bi khilafi ma law kanat mushtabihatan multabisa, bitandukanye no kuba iyo nzira ari inzira iteye urujijo, multabisa, ari inzira iteye urujijo, umuntu adapfa kumenya ngo ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri, akaba yayitiranya. Inzira y'inkozi z'ibibi iteye urujijo ntabwo umuntu ashobora kuyirinda. Fa innahu la yahsulu hadha al-maqsud al-jalil, ngo bitandukanye n'igihe iyo nzira iba yari inzira iteye urujijo, mu by'ukuri ntabwo iyi ntego ishobora kugerwaho, iyi ntego nziza, iyi ntego ihambaye ntabwo ishobora kugerwaho, intego yo kwirinda inzira y'inkozi z'ibibi no kuyigendera kure. Mu gihe inzira y'abantu batanye, inzira y'inkozi z'ibibi, inzira y'abantu ba bid'a bagenderaho, mu gihe idasobanutse, igihe itari ku mugaragaro ngo uyimenye, ngo umenye batanye hehe, umenye marbitul faras, umenye izingiro ryaho ikibazo kiri, iyo utamenye iyo nzira ntabwo ushobora kuyirinda. Ari nacyo benshi tuzira, illa man rahimallah, uretse abo Allah agira impuhwe, benshi tuzira kutamenya inzira y'inkozi z'ibibi bitafsil, mu buryo burambuye, nicyo tuzira. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الطاعة ليمتثلوها, ونبسanye n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bajyaga babaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ani ta'a, kubijyanye no kumvira Allah, liyamtathiluha, kugira ngo bumvire Allah, kugira ngo bubahirize uko kumvira Allah. Abasangira ngendo bajyaga babaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kubijyanye no kumvira Allah, liyamtathiluha, kugira ngo bakubahirize. Wa kana Hudhaifatu radiyallahu anhu yas'aluhu anil batil, ariko no Hudhaifa we radiyallahu anhu yajyaga abaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam anil batil, kubijyanye na batil. Akenshi yajyaga abaza intumwa y'Imana kubijyanye n'ibinyoma, akamubaza kuri batil. Washarri, yajyaga amubaza kubijyanye n'ibibi, ibintu bibi. Wal fitna, no kubijyanye n'ibigeragezo n'ibizazane. Wa wahani ura al-islam, ndetse yajyaga amubaza
kubijyanye no gucika intege kw'inkingi z'Ubuislamu n'ipfundo z'Ubuislamu wa fushuwil bid'ati, ndetse yajyaga abaza intumwa y'Imana kubijyanye no kugaragaza no gusakara kwa bid'a litamakuni minal mujanaba, yajyaga abaza ibyo byose kugira ngo abashe kubyirinda. Yajyaga abaza ibintu bibi, abaza batil, abaza kubijyanye na batil, ibintu ibinyoma, ibibi, ibizazane n'inkingi z'Ubuislamu n'ipfundo ry'Ubuislamu n'ibijyanye n'imyemerere y'Ubuislamu, uburyo izacika intege n'uburyo ibihimbano bizasakara. Yajyaga abaza ibyo byose kugira ngo abashe kubyirinda. Ntabwo yabibazaga kugira ngo ateze umwiryane, kugira ngo atandukanye abantu, ahubwo yabibazaga ku bw'inyungu yo kugira ngo akore iki, azabyirinde naramuka ahuye nabyo. Kama kala, nkuko Hudhaifa yavuze ati kana an-nasu yasaluna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anil khair, ngo abantu bajyaga babaza abantu. Ahangaha ijambo abantu risobanuye as-sahaba, ntago ari abantu muri rusange, icyo tucyandike. Hudhaifa yaravuze ati musahaba w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, kana an-nasu, abantu bisobanuye abasahaba, yasaluna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anil khair, bajyaga babaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kubyerekeranye n'ibyiza gusa. Bajyaga babaza intumwa y'Imana ibyiza, mbega kukumvira Allah n'ibintu byiza kugira ngo bumvire Allah. Aravuga ati ariko nge wa kuntu as'aluhu anish sharri, ariko nge najyaga mbaza intumwa y'Imana ku bibi, najyaga mbaza intumwa y'Imana anish sharri, ku bibi, makhafata an yudrikani, kubwo gutinya ko byazangiraho, makhafata an yudrikani, kubwo gutinya yuko ibyo bibi bizangiraho nkabura uko mbyirinda. Rero yajyaga abaza intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ku bibi, kubwo gutinya ko bizamugeraho kugira ngo nibimugeraho azabashe ko byirinda. Ni hadithi ndende, ariko Sheikh yazanye igice cya hadith. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi yacu na Bukhari na Muslim. Uwashaka hadithi ku burebure arebye muri Sahih al-Bukhari no muri Sahih Muslim yasangamo iyo hadithi ku burebure n'ibyo Hudhaifa yavuze yumvise ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Sheikh aravuga ati rero ngo fa ma'rifatu sabili al-batili wa bi khassatin al-mawjudati fi zamanina muhimmatun jidda. Aravuga ati rero kumenya inzira y'ikinyoma, inzira ya batil, by'umwihariko inzira za batili za none ziriho mu gihe cyacu. Kumenya izo nzira ziriho mu gihe cyacu cya none ni ingenzi cyane. Kumenya inzira ya batili muri rusange, by'umwihariko kumenya inzira za batili ziriho mu gihe turimo nonaha, kumenya inzira za batili ni ingenzi cyane. Li anna man lam ya'rif ash-sharra min al-khairi yushiku an yaqa'a fihi, kubera ko wa wundi utamenye ikibi ngo gitandukanye n'icyiza aba ari hafi kukigwamo, uyu aba yenda kugwa muri icyo kibi. Kama qala ash-sha'ir, nkuko umusizi yavuze ati araftu ash-sharra la lish-sharri lakin litawaqqihi. Umusizi yaravuze ati namenye ikibi atari kubw'inabi, namenye ikibi atari kubera gushaka kujya mu bibi, lakin ariko namenye ikibi litawaqqihi kugira ngo nkirinde. Aranje aravuga ati wa man la ya'rif ash-sharra minan nasi yaqa'u fihi, na wa wundi mu bantu utazi ikibi akigwamo. Utazi ikibi mu bantu akora iki? Akigwamo. Umusizi yaravuze ati namenye ikibi atari ukubera ibibi, atari ukubera ngo ngiye muri ibyo bibi, ahubwo namenye ibibi cyangwa se ikibi kugira ngo nkirinde. Ngo n'utazi ikibi mu bantu akigwamo, ni ukuvuga urugero, utazi yuko iki nari bid'a byanze bikunze azakigwamo yakibeshye azi ko ari cyiza. Utazi ko inzoga ari haramu azayinywa azi ko ntacyo bitwaye kubera ubujibwe. Wahakadha Sheikh yarakomeje aravuga ati thumma inna ar-radda ala ahli al-bid'i aslun min usuli ahli sunnati wal jama'ati mujma'un alayhi indahum. Unaona umusingi wundi mu misingi Sheikh yavuze, ubwo muri ya misingi twize 10 n'uyu nguyu umuntu yawongeraho muri ya misingi, ko imisingi ya ahli sunna ni myinshi cyane. Iyi nteruro Sheikh avuze ahangaha, inna ar-radda على أهل البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة مجمع عليه عندهم. uyu ni umusingi Sheikh avuze, umuntu yawucaka rongo akawushyira mu dukubo akamenya ko ari umusingi. Sheikh aravuga ati ngo ikindi nuko mu by'ukuri gusubiza abantu ba bid'a kubaradi, bega kubakorera za rudud, gusubiza abantu ba bid'a abanyabihimbano ni umusingi mu misingi y'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, mujma'un alayhi, wemeranyijweho indahum kuri bo.
uyu musingi tuwitondere. Uzasanga ari abantu bakorera tashkik, bashaka gushyira ugushidikanya mu bantu, cyangwa se tuqlikuhum ar-rudud al-ilmiyya, nkuko Sheikh wacu Sheikh Ubaid yabivuze. Bababazwa na rudud zishingiye kuri ilmu, bababazwa n'ibisubizo by'abamenyi basubije abantu ba bid'a, abantu batanye basubiza abantu batanye. Uzasanga hari abantu bigwa nabi bidashimisha, rududu zishingiye kuri ilmu. Uyu musingi kuradi, gusubiza abantu ba bid'a, kubasubiza ku binyoma byabo bagahabwa ibisubizo bigaragaza ukuri, kugatandukanywa n'ikinyoma. Gusubiza abantu ba bid'a ni umusingi mu misingi y'abantu ba sunna, y'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, kandi ni umusingi wemeranyijweho ku bantu ba sunna. Nta khilafi irimo, nta gutandukana kurimo ngo ube wasanga umwe mu bantu ba sunna avuga ati ariko njyewe uko mbibona gutya. Ni umusingi uri mujma'un alayhi, wemeranyijweho ku bantu ba sunna. Mu yindi mvugo, ar-raddu ala al-mukhalif, gusubiza uwatandukiriye ukuri, uwatandukiriye inzira y'ukuri, yaba yatandukiriye ku bijyanye n'imyemerere, yaba yatandukiriye ku bijyanye na fiqh, yaba ari imyemerere cyangwa se mu mashami y'idini, aho atandukiriye hose, yaba yatandukiriye mu mico, mu myifatire, yaba yatandukiriye mu mvugo atabyemera. Hari igihe ashobora gutandukira mu mvugo agakosa mu mvugo ariko we atari ko abyemera. Gusubiza uwatandukiriye ni aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, no musingi mu misingi y'abantu ba sunna bagendera ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Nikigamijwe, ikiba kigamijwe mu gusubiza abantu ba bid'a, abantu batandukiriye, ikiba kigamijwe nta kindi ni nkuko al-allamatu Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-Hamdani rahimahullah yavuze ati, ikigamijwe muri ar-rudud, mu gusubiza abantu mu bisubizo bitangwa bahasubizwa abantu batanye, abantu bayobye, ikiba kigamijwe ni ikhlasu tadayyun lillahi azza wa jalla, ni ukwereza Allah idini ryose tukarimwereza, ni ukwereza Allah ibikorwa byose ingaragiramana bya ibada byose, wa tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ndetse no guharira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, no guharira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam gukurikirwa, akaba ari wenyine gusa ukurikirwa, nta wundi abangikanyijwe nawe mu gukurikirwa. Nicyo kiba kigamijwe muri izi ar-rudud twumva zishingiye kuri ilm. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykh yaravuze ati, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yaravuze ati, wa mathalu a'immati al-bid'i min ahli al-maqalati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah, kuni mimerere y'abamenyi b'abanyabihimbano mu bafite imvugo zihabanye n'igitabo cya Qur'an n'inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, awil ibadati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah, cyangwa se abantu bafite ibikorwa ngaragiramana, bafite ibada zaciye ukubiri na Qur'ani na sunna. Fa inna bayana halihim, duca karongo aho hantu, fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Aya magambo kugeza kuri wajibun bittifaqil muslimin tuyashaka karongo. Ibn Taymiyyah aravuze ati, fa inna bayana halihim, kugaragaza aho aba bantu bahagaze mu idini, kugaragaza hali yabo, kugaragaza uko bateye mu idini, wa tahdhira al-ummati minhum, no kwihanangiriza abantu kuri umma, ku bayisilamu, ni itegeko ryemeranyijweho n'abamenyi bose, ni itegeko ryemeranyijweho n'abamenyi bose. Al-muslimin bisobanuye abamenyi bose bemeranyije yuko kugaragaza hali, kugaragaza aho abantu ba bid'a bahagaze, no kubabuza umuryango wa Islam, mbega kubihanangiriza ukababuza abayisilamu, ukabuza abayisilamu gukurikira aba bantu, iki kintu ni ngombwa, ni itegeko, ntabwo ari ugusebanya nk'uko bamwe babyita. Sheikh aravuga ati, hatta qila li Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kugeza ubwo Imam Ahmad yabwiwe ati, mwomenye bakomeye cyane, Imam ahli sunnati wal jamaa, Imam Ahmad yarabwiwe ati, ar-rajulu yasumu yusalli wa ya'takif, ar-rajulu, ngumuntu, yasumu, umuntu usiba, wa yusalli, agasari, wa ya'takifu, ndetse akanicara itikafu, akajya mu musigiti, akajya kuguma mu musigiti agamije kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, akajya gukambika mu musigiti agiye gukora itikafu. Ngo umuntu ukora ibi bintu, ahabbu ilayka, ni ukunzwe cyane kuri wowe, au yatakallamu fi ahli al-bid'ah, cyangwa se ukunzwe kuri we ni wa wundi uvuga ku bantu ba bid'ah, akabihanangiriza, akababuza abayisilamu, akabuza abasilamu kumva abantu ba bid'ah, ndetse akanamagana abantu babo, akanagaragaza hali y'abantu ba bid'ah. Iki ni ikibazo cyiza cyane Sheikh al-Imam Ahmad yabajijwe. Baramubajije bati, umuntu usiba, agasari, agakora itikafu, akajya mu musigiti akahaguma agamije kwiyegereza Allah, uyu muntu niwo mwiza kuri wowe, ni ukunzwe cyane kuri wowe, cyangwa wa wundi uvuga ku bantu ba bid'ah akabamagana, akabuza abasilamu abantu ba bid'ah no kubumviriza, niwo mwiza kuri wowe?
faqala al-imam Ahmad aravuga ati arasubiza ati idha qama wa salla wa'takafa fa inna ma huwa li nafsihi ngiyo umuntu hagurutse agasari agakora itikafu mu musigiti fa inna ma huwa li nafsihi mu byukuri ibyo bikorwa bakoze iyo hagurutse agasari agakora itikafu agakora n'ibindi bikorwa byose bitandukanye ibyo ababikora ku bw'inyungu ze ababikora ku bw'inyungu nziza zimugarukaho ku giti cye ni byiza bari gukora wa idha takallama fi ahli albid'ah ngo ariko iyo umuntu avuze ku bantu ba bid'a kagaragaza inzira y'ubuyobe bariho akabuza abayisilamu abantu ba bid'a fa inna ma huwa lilmuslimin ngo uyu nguyu inyungu zigarwa ku bayisilamu bose umuntu uvuga ku bantu ba bid'a akabamagana akabatahadharisha akagaragaza aho bahagaze n'ubuyobe bwabo kugira ngo babirinde uyu nguyu inyungu zo kuvuga ku bantu ba bid'a zigaruka ku bayisilamu bose muri rusange. Ahangaha al-Imam Ahmad agaragaza yuko abantu babiri batandukanye niba bivuze atari gutesha agaciro umuntu usari usiba akanajya no muri itikafu ntabwo bivuze ari gutesha agaciro umuntu ukora ibyo bintu ahubwo yagaragaza yuko umuntu utahadarisha abantu ba bid'a inyungu afitiye abayisilamu inyungu zo kubavugaho zigaruka ku bayisilamu bose muri rusange babasha kumenya inzira y'ukuri bakayikurikira mu gihe uyu muntu usari gusa agasari agasiba akicara itikafu akora ibikorwa byose bitandukanye by'idini hamwe no kuba abari muri kheri ariko byo ni ibikorwa bimugarukiraho ni kubw'inyungu z'umutima we ni kuvuga rero utahadarisha abantu ba bid'a bidasobanuye ngo umuntu areke gusari areke gusiba areke kwicara itikafu maze avuga ngo azatahadarisha abantu ba bid'a la ntabwo cyo Sheikh agamije hanga Sheikh agamije umuntu ukora ibyo byose ariko noneho akaba adatahadarisha abantu ba bid'a mu gihe noneho hari uwundi ukora ibyo bintu akaba yamagana abantu ba bid'a uyu nguyu ni mwiza cyane kubera ko inyungu zo kubuza abantu ba bid'a zigera ku bayisilamu bose hadha afdal ngo uyu nguyu ni mwiza bega ngo uyu nguyu uruta wa wundi wa mbere mbega usari gusa usari agasiba akicara itikafu akora n'ibindi bikorwa byose akaba ari byo akora byonyine gusa adatahadarisha abantu ba bid'a uyu nguyu wa kabiri utahadarisha abantu ba bid'a akora n'ibyo bikorwa byose Sheikh yavuze uyu nguyu niwe mwiza ni uruta wa wundi ubusari gusa cyangwa se ukora iki ukora ibyo bikorwa by'idini Sheikh yavuze ahangaha. Naam niyi mvuga akaba yo turi busorezeho ya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yarakomeje aravuga ati hari amagambo menshi Sheikh yavuze Sheikh yashyize utudomo twinshi utudomo dutatu agaragaza yuko hari amagambo hagati aho ngaho yakoze iki yaretse bitewe n'ibyo yaragamije kuvuga aravuga ati tathiru sabilillahi ngo kubera ko gusukura inzira ya Allah wa dinihi no gusukura idini rye gusukura inzira ya Allah wa dinihi gusukura idini rya Allah wa minhajihi gusukura inzira ya Allah wa shir'atihi no gusukura idini rya Allah subhanahu wa ta'ala amategeko ya Allah wa dafa baghi haula'i wa udwanihim ala dhalika no kwegezayo no gukuraho amahugu y'abantu ba bid'a wa udwanihim n'urwango rwabo no kurengera kwabo gukuraho ibi bintu ala dhalika gukuraho ibintu wajibun ala al-kifayati biittifaqi al-muslimin ni itegeko riba rihagirije bamwe nkuko abamenyi babyemeranyijeho nuko ni fardu kifaya ni itegeko igihe habonetse umubare uhagirije abandi batarikoze nta cyaha bakora iki nta cyaha babura bisobanuye yuko raddi igihe habonetse abantu abashekhe abamenyi baradi abantu ba bid'a bishingiye kuri ilm bidashingiye ku bujiji bidashingiye ku mashagaga bidashingiye kuri jazba iyo habonetse abantu baradi abantu ba bid'a umubare wabo kabuhagije n'ikigamijwe kikaba kigerwaho muri uko kubaradi muri gusubiza abantu ba bid'a uwo mubare w'abantu bakoze icyo kintu ubuhagirije babandi batakoze iki batagikoze sinumva yuko ngo buri wese akora iki ngo ahagarara ngo akora iki ngo aradi abantu ba bid'a mu gihe hari umubare uhagije ko wakoze iki bakoreye radi abantu ba bid'a Sheikh aravuga ati walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula'i iyo Allah ataza gushyiraho ukumira iyo Allah ataza gushyiraho ukumira ibi byabo idini ryari kwangirika la fasada ad-din idini ryari kwangirika wa kana fasaduhu a'zama min fasadi istila'i al-aduwi min ahli al-harb idini ryari kwangirika ngo no kwangirika kw'idini uko ari kuba guhambaye cyane kuruta umwanzi uza akigarura imijyi ya Kiislamu muri baba hakaji bakora iki barwanya ubuislamu no kuvuga ukwangirika kw'idini idini yo ryangiritse ukwangirika kwaryo kuba gukomeye cyane kwangirika kw'idini ry'umuntu kuba guhambaye cyane kuruta kuba umwanzi mu bahakanyi yaza agakora iki akigarura imijyi ya Kiislamu akambura abayisilamu ibihugu cyabo ngo fa inna haula'i idha stawlaw lam yufsidu alquluba wama fiha min ad-din illa tab'a ngo kubera ko aba bantu mbega bahakanye ngiyo baje bakigarura imijyi ya Kiislamu iyo baje bagafata imijyi ya Kiislamu ngo ntabwo bangiza imitima y'abantu n'idini riri mu mitima yabo
keretse taba'an sibi ko bangiza idini ryabo kubw'inkurikizi iza ikurikiye muri uko gukora iki muri uko kwigarura ibihugu byabo. Mbega ntago baza ngo bahite bangiza idini ry'abantu ngo mitima yabo ngo baze ngo kubera ko bigarura ibihugu byabo ngo abayisilamu ngo bahite bahinduka bahakanyi ngo bahite abantu ba bid'a, ahubwo bangiza idini ryabo bitewe n'ibikurikira iki nibiza bikurikiye uko kwigarura ibihugu byabo. Ukwangiza kwabo kuba ari guke cyane n'ingaruka zo kwigarura ibihugu byabo ziba ari nke ugereranyije na babandi bangiza idini riri mu bituza by'abayisilamu. Ni ukuvuga ubwononyi bukorwa n'abantu ba bid'a mu kwangiza abayisilamu, bangiza imyemerere yabo, bangiza idini ryabo riri mu bituza byabo, ubwononyi bwabo burenze ubwononyi bw'umuhakanyi akora igihe yaje akigarura ibihugu bya Kisilamu n'imijyi ya Kisilamu. Ubwononyi bw'abantu babiri buratandukanye. Ubwononyi bw'umuntu wa bid'a buba burenze kurusha ubwononyi bw'umuntu ukora iki bw'umuhakanyi uza akigarura iki akigarurira ibihugu bya Kisilamu. Ngo kubera ko umwanzi yigari ibihugu bya Kisilamu ntabwo yangiza imitima y'abantu ku ikubitiro, ntabwo yangiza imitima y'abantu ku ikubitiro n'idini riri mu bituza by'abantu, ntabwo ahita yangiza idini ry'abantu, ahubwo kwangiza biza ari ikintu gikurikira uko kwigarura ibihugu byabo. Ariko we ntabwo asa ngo ahita yangiza imitima y'abantu kubera ko abantu baba bamuzi. Ariko umuntu wa bid'a ntabwo abantu baba bamuzi, baba bamukekera neza, babona ko ari umuntu mwiza yirizariza, akoresha shubuhati, akoresha aya nyinshi zitandukanye cyangwa se hadithi azishyira mu rujijo. Sheikh Ibn Taymiyyah avuga ati wa amma ulaika, naho bariya mbega gamije abantu ba bid'a, naho bari abanyabihimbano bo ngo fahum yufsiduna alquluba ibtida'an, ngo bo bangiza imitima ku ikubitiro. Naho bariya mbega abanyabihimbano fahum yufsiduna alquluba, bo bangiza imitima y'abantu, bangiza imitima y'abayisilamu ibtida'an ku ikubitiro. Kubera iki? Kubera ko abayisilamu barabizera, ariko umuhakanyi we yaje kwigarura ibihugu by'abayisilamu baba muzi, kuvuga baba bari menge, baba barya bari menge, ariko umunyabihimbano we yangiza imitima y'abantu ibtida'an ku ikubitiro. Rero Sheikh asoza, turasoza kuri aka gace. Sheikh garukira avuga ati ngo fabayanu hali ahli albid'i, rero kugaragaza aho abanyabihimbano bahagaze minan nasihati lil muslimina al ma'muru biha shar'an, ngo ibyo biri mu kwifuriza abayisilamu ibyiza ngo byategetswe n'idini, biri mu kwifuriza abayisilamu ibyiza kwategetswe n'idini, kwategetswe mu idini, wal inkaru ala al mukhalifina lisunnati, ngo ndetse no kubuza batandukiriye inzira y'intumwa y'Imana kubafata akaboko tukababuza minar rahmati bihim, ngo ibyo biri mu kubagirira impuhwe, ibyo bibarwa mu kubagirira impuhwe la'allahum yarji'una an khata'ihim, hari ubwo bashobora kuba bagaruka bakareka amakosa yabo, ويتبين لهم الحق, hari nubwo bagaragarirwa n'ukuri, wali alla yudillu ghayrahum, no kugira ngo batayobya abandi, wa min arrahmati bil khalqi umuman, ndetse ibyo biri mu kugirira impuhwe abantu bose muri rusange, ibiremwa byose muri rusange, alla yaka'u fi shiraki al bid'i, kugira ngo abantu batazagwa mu mutego w'ibihimbano. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.